kubagezaho ikiganiro ari Shyaka Achille. Benshi bamaje ikibazo ati ni gute na premieringa video yanjye cyangwa namenyekanisha video yanjye mbere yuko ijya ku rubuga rwanjye rwa YouTube, nko mbona imbuga zikomeye zibikoresha ukabona ko akagwa notification yuko hari video igiye gushyirwa hanze. Uyu munsi icyo naje kugira ngo mbigishirize hamwe, icyo usabwa ni ukurikira video niba utarakanda subscribe, banza kandi subscribe kugira ngo tubana ibiganiro byacu bya buri munsi. Okay, reka dutangire. Mwereke ko ushobora nta kindi uzakora nk'ibisanzwe, uzaza kuri YouTube yawe nk'ibisanzwe ndetse uko tugiye kureba ukuntu ushobora kwamamaza cyangwa kubwira abagukurikira ko hari video nshyashya ugiye gushyira kuri YouTube bakabasha kuza kuyibona. Turaza kuri YouTube yacu nk'ibisanzwe, gusa kanda subscribe, akuza kuri YouTube yacu tuyifungure. Tumara kuyifungura tugeze YouTube yacu ibanze ifunguke, mbutse ko uburyo ubushi kugira ngo ya video yawe ize kubasha kugera kure cyangwa abantu babashe kumenya ko ari video igiye uploadinga mbere yuko ya video igera ku rubuga rwa YouTube. Nk'urugero twaba ko like bayita bondeta video premiere. Uraza kandi kuri plus isanzwe aho ugiye uploadinga video yawe, aha uhace, urangiza uraza hano numara kuzana urazitamo ya video ugiye gushyira ku rubuga rwacu rwa YouTube. Hanyuma nk'urugero katukande n'ingi tukandeho, tumara kuyikandaho dukonde next, ukanda subscribe, like ndetse na comment kugira tuza ko twazaganira ubutsa. Cyurakora urategereza gatoya, turangiza uzaza ahangaha ngiye kwereka. Uraza ahangaha warangiza abafungura, abona ukuntu hameze. Icyo uzakora uzaza ushyire akavi kuri kano kantu kari aha, urayibona. Uzaza ukande gutya ubona hajyeho akavi, urangiza usubire inyuma. Numara kwemeza nk'uko nabikweretse urasubira inyuma, wandike umutwe wawe nk'uko usanzwe wari ugiye kwandika kuri video yawe. Numara kubyandikaho icyo ukora umaze kwandika wa mutwe wawe, mbutse ko igiye kwandika title banze gushaka title iraza gukurura abantu, ndetse kujya muri description ukabasha kwandika musobanura icyo kintu ugiye gupostinga kimeze. Nk'uko mubona twanditse kwibuka ku 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Urangiza icyo uzakora uzahita upostinga video yawe n'ibisanzwe. Numara kwandika umutwe wawe, urangiza icyo uzakora uzahita upostinga video yawe nk'uko usanzwe ishyira ku rubuga rwa YouTube. Abagukurikira bazabasha kubimenyeshwa mbere ko ya video